nzasezera muri iki kiganiro. ariko se ngo urahora usezera nicyo cyitwa hoya nuko mvuga ibintu bya nyabyo Karenzi agashaka kujya by'abantu kandi ari bibi ari ukubye abaneme ikiba kiri muri Kigali buri wese afite ibitekerezo ntabwo ari ibitekerezo bino amategeko ahari oya nese njye mfite ibitekerezo njyana muri RGB igomba kwa bro none siyo zo ni cyemezo RGB ngo yanze ibitekerezo byazo na Karenzi agatanga Karenzi rwose mwamakanya nanjye nka Karenzi agiye kudusomera stati ugiye kudusomera stati abantu bifuzaga ko ba approved ntiraba approved twagiye igendero gikora wenyine je ntago nemerewe kuvuga oya none se ese waretse nanjye nka nese ikiganiro ndimo ndakubwira ngo ibi byo kuvuga ngo stati ntago yemewe sinzi ahantu bikora stati iri muri RGB nigeze yihagarika nigeze yanga n'uwa yandikiye agira ibyo ayanga ariwe perezida Tade ntago RGB iramusubiza uyu munsi ntago RGB yahagaritse stati uvuga arayikoresha ni iyi igendera kuyiha amategeko yabanjirije ngiye yes ntayo nese bagiye gutora ngi nta stati yari hari ifite stati ariko ndabona yavuze ngo iyo stati zasubirwamo oyo ni message bampaye ababikora yaratowe na ariko se zasubirwamo nani none se nimba yaratowe 100% kuki bashaka kuyimodifiya rikari ukize mu bwenge bwawe none se modifiya gute none se nimba yatowe bitwa organe supreme ubu niko bakitwa bitwa ngo ikibo nashyiwe byabaraga cyutabizi niba RGB itaremera iyo ni modification zikiri gukorwa kugira ngo ibe approved niba itarayemera ikaba atari ikurikizwa uwandikiraga RGB yayihagarikaga itaranemerwa yayandikiraga kugira ngo itaza kuba approved kandi iri guteza ibibazo none se wakwibariza iyo yandikira inteko rusange akayihamagara akayibwira ati ibintu twatoye nk'abanyamuryango ba Reyo hari ibintu twatoye ariko mu by'ukuri twasanze bikwiye gusubirwamo nimuze tubibereke tubiganireho nk'abanyamuryango sibyo kuko aho niho hava ikibazo aho niho hari ikibazo noneho dutora ibindi reka rero kubyumva habayeho kwihutira kwandikira RGB biriya ni nko sibyo ibyo niko Karenzi abyita aravuga ngo Tadeyo ngende kuko uri kubyumva aravuga Tadeyo nawe ameze nk'uri kurega umuryango uretse gato ngo ntantu bitandukanye n'ibya Sadat uretse gato reka manze nkubwire iyo umuntu ashobora kugira ikibazo cya sida urukumva akabanza agahabwa first aid mbere yo kujyana kwa muganga kwivuza banza unyumve nk'umuyobozi wa association nk'umuntu urebera association mu mategeko hari ibintu mukoze bifite amakosa biri kubagonganisha bitaraba na approved banza unyumve reka tugendane ibyo bintu banza ubihagarikishe numara kubihagarikisha muzabiganireho nese ubwo wene nka RGB yize kubyapprova nkaho nta kibazo kibirimo byari kuzajya muri assemblée générale bakona kubiganiraho bikongera bigasubira inyuma n'abantu bari seriye genda muri RGB bisubike RGB muganira bagira niyo nama yuko mwabikora nkuko byabafasha mu biganiro mu bugi aricyo utarimo unyumvi ushaka kumbwira ngo nyumve neza abataramu sinzi ko bazava mu mutwe y'abafana b'ikipe ya APR kuko bagiye bibasha ngo ni Udobo Johnson Chidiebere mwe mu bakinnyi rwose nabonye bari hasi pe mwe mu bakinnyi nabonye bari hasi ikipe ya APR sinzi ikintu yareshingiye gura aba bataramu nubwo hari itangazamakuru bavugaga ko ngo nabakinnyi beza ngo ntago bahawe umwanya n'umutoza Darikonovic ariko Darikonovic nawe yaje kwerekana ko aba bakinnyi rwose ari abaswa kandi ura nta mutoza wanga gutanga kuba nta mutoza upfa kwanga umukinnyi umuha umusaruro kuko yabuze umusaruro amahirwe menshi rwose iyo abantu babibona ko umutoza ari we kibazo urumva ko umutoza yita yirukanwa kandi bari abakinnyi bari hasi pe imikino mike babonye nta rwego ruhambaye bigeze bagaragaza berekanye ko ari abakinnyi bari hasi kandi utakizera ko bagira byinshi bagufasha ikipe ya APR rero irabireba iravuga ati ibi bintu ntago byakunda kwiyubaka gutya rwose imyaka 2 yikurikiranya twiyubaka mu buryo abantu benshi bashidikanyaho byaba ari ibintu bisuzuguritse byaba ari ibintu bitagaragara neza rwose ku ikipe nka Club Giant cyangwa se APR baravuga bati ubu ngubu tugiye gukora transfer twitonze nta gitutu ikipe ya APR ibanza gutangaza ko yasinyishijeho bita Ronald Sekiganda mwe mu bakinnyi bameze neza muri shampiyona ya Uganda ikipe ya APR irongera itangaza abakinnyi b'abanyarwanda inagarura mu rugo bita Ombolenga Fitina Ombobebe
yaba Iraguha Haji, Bugingo Hakim ndetse na Pacifique, n'undi mutaramu wavuye muri Gasogi United bita Alexis. Ikipe ya PL itegereje uwo bita rutayizamu hatari, rutayizamu umwe mu nyine mu bakinnyi ikipe ya PL iteze ko wenda bashobora kuzaza bafite izina riremereye dushingiye ku makuru dufite. Ukongeraho undi mutaramu yasinyishije bita Meme Raouf Dao.